twakomeje. Akona kandi izamura imanura. Noneho uko zitandukanye harindi irabidafite ako kantu izamura imanura. Reka wumve iyo twatangiriyeho ya mbere rero. Ukurikijeho ikintu bita inuma y'ingore n'ingabo ziri gutereta. Ibyo byaye koko twavugaga rero bigiye bitandukanye. Yego. Tugikomerezaho. Habanje ingori, ijwi ry'ingori n'umugabo ntabwo ari kimwe. Yego. Habanje ingori. Kanyombya naho duhuriye si yaba ari we turatuntu wakina tutafite wenda 12 kuki naba ntari kumwe nawe bari uziyemeza kuntora wese azakure muri bino nakire mu gihara cyo gihe muzasebe kwanuza Kagame mwiza ero uziko musetsa birashoboka ko nabona amajoro 3 n'ibice bingandi wacu muri famille yanjye yose mwanya cyangwa twese. Reka ngusuhuze wowe ubudukurikiranye umunsi ku munsi. Wowe ubudukurikiye uri hanze y'imbibi z'u Rwanda, abari muri Afrika, abari mu Bufaransa, abari muri Uganda, abari hirya no hino hagiye hatandukanye mu Bushinwa ndetse no muri Oman. Mwese reka mbabwire ngo mukomeze mubwubwe neza cyane. Nkuko bimenyerewe rero tugenda tubazanira bamwe mu batumirwa bagiye batandukanye. Uyu munsi turi kumwe na wa wundi mwamenye cyane, ni icyamamare muramuzi, hari byinshi mwamumenyeho, ariko nanone kandi mbere yuko mubwira umutumirwa turi kumwe sinakibagirwa kukubwira ngo Imani Saving Group iyi ni imwe muri company ushobora kuba wagendaho ukayisura hanyuma ukajya ubabwira bakakuzanira kubigendanye n'ibiribwa aho uri ndetse naho uherereye. Ushobora rero kubasanga hariya ku musigiti w'Amajerwa muri etage ya 2, hanyuma ukababwira uko gahunda zose zimeze, cyangwa se ukaba wahamagara nanone kandi kuri 078 6 7 23 Imani Saving Group, ubukwe bukeye kandi bunogeye amaso. Yes, nyuma yuko rero nari maze kukubwira kubigendanye na Imani Saving Group, reka tugaruke nanone kandi kumutumirwa dufite. Ndakubwira ngo wamumenye ho byinshi cyane. Hari benshi mwibajije ngo ese yagiye he, abandi baribaza ngo ese ni yaba yaragiye mu Bufaransa nkuko bavugaga ko ari umuzungu. Byinshi rero ari buze kutuganiraho, hari imishinga myinshi agiye afite. Ibyo byose uraza kubimenyera mu kiganiro show live hano kuri Kigali Tuza TV. Reka muhereze ikaze. Ndabyishimiye cyane. Yes. Nk'abantu ba TV. Ngira ngo usubwa mbere mumenye mu buhanga bwanjye comedy zanjye ko zigenda zikorwa, zagendaga zikorwa uretse ko haje kuziramo ibibazo bya za corona n'ibiki. Yes. Ariko benshi bakibaza bati ese yaba akiriho, yaba yaragiye hanze. Yes, mbere yuko wenda dutangira tumenya nicyo n'ikintu abantu bakumenyeho cyane, wenda uza kudusangiza amazina yawe bwite, ubundi witwa nde? Ngiye ubundi ndi umugabo ufite urugo, ufite umugore n'abana. Nitwa Paul Jacques. Iryo zina ryanjye nta rindi ryiyongera ku rindi ntafite. Urumva umuntu yakwimbira amazina atarayo yiswe. Ubu rero nitwa Paul Jacques. Hari n'abakwita muzungu. Bakanyita muzungu, bakanyita comedian. Yego. Kanyita rusake. Yego. Ariko amazina yanjye nyayo personnel ni Paul Jacques. Ariko koko umuntu akurebye yabona rusake koko. Kubera kuzigarana no kubona naziriye cyane. Urumva ntabwo byabura. Waraziriye koko. Waraziriye ndazigana amajwi yazanye anyuzuramo. Hanyuma byose. Yes, Paul, ngira ngo wenda dusa nk'abakomeza ikiganiro. Kungira ngo ujye kuba watangira ibintu byo kwigana. Ese muri famille yawe hari aho bikomora? Oya,
ntabwo mbikomoraho bandi uretse ko burya haba hari tara y'umuntu impano y'umuntu ubwo rero urumva kuba narabyiganye ni ibintu byanje mu mutwe binza mu bwonko ku buryo buri kintu nagendaga ngikina gikurikirana n'ikindi hakaba ibyo mu mashyamba hakaba ibyo mu ngo ubwo rero nibwo nakomeje kujya ntangirira kuri kamwe bigera ku bintu bitandukanye buri kintu gitandukanye n'ikindi bigera ku mikino ku mpano 40 uretse ko gusa nyine haje kujya haziramo ibyo bibazo nyine byo kuba umuntu atarakomeje ubuhanga bwe kandi burya no gukomeza ubuhanga no kutakomeza ubuhanga nuko ubu umaze kuba umuntu waruzwi cyane hanyuma ukabona mbese nta kwitabwaho nta courage zindi noneho bigatuma iki ushobora gusubira inyuma ariko courage yari zose ukabona depression yo kuba wavuga ngo wajya muri za parke wajya muri za Nyungwe ntuze kubivuga cyane ntabyo wayoberwa biba bitakwiyongera ku byo ugufite uwo mubare wa 40 nk'ubu muri aka kanya ugerageza nko kwigana nk'inyamaswa nka zingahe nkurikije mu mikino mfite komedi zanjye mbese ni ibintu nakubwiye bitandukanye yego uko bitandukanye ugenda wumva amajwi yabyo kimwe nuko nyine ushobora kuvuga uti koko wa muntu nibyo ibyabura nibi byo muri za parke ibi kuri nuko bimeze ariko noneho ukaza kumva ikintu kigiye gitandukanye n'ikindi mu buhanga bwanjye ujya gutangira kuba wenda wakora nk'ibi bintu hari abantu benshi bakumenye ngira ngo natwe twakumenye kubera yuko impano yawe yari imaze gushyuha ese kuba wenda byarageze aho bicika intege byatewe nuko ari ubushobozi cyangwa nuko wowe utakomeje gushaka gukomeza byatewe nuko nyine nta bushobozi byari bigifitwemo yego kandi urumva iyo utewe courage nawe urayigira ubu rero nuko byagenze hari abavuga yuko Kanyombya ari wowe waba warabikwigishije ese ibyo bintu nibyo Kanyombya nta naho duhuriye si ni nkuko namwe mbabona gutyo nuko duhuye uriya sinaba ndi umunyacyangwe atari umunyacyangwe ngo mvuge ngo yabikoreye ahubwo we byaramubabaje kuko atamenye iyi mpano yanjye ariko ngo niwe wagutoje kugeza aho ugeza ku mpano igera ku rwego ruri hejuru no ari we aba yarabaye miliyoneri kurusha uko ameze ariko we ugiye simuzi impano ni iyanjye nayihimbiye ndi wacu cyangwa kuva nabyo wacu muri 83 abangejeje iyi myaka ngejeje mu myaka 60 yanyigisha ati ubuse yaba ari we turatuntu wakina tutafite wenda 12 kuki naba ntari kumwe nawe yaba ari we ati Kanyombya ngo ntago muzi ubwo rutyo ariko no kuba nawe yaba afite wenda nk'utuntu azakoresha akanyisunga akamamagara Kanyombya muzi muri tara yanjye ntabwo mfatanyije nawe naho sinamuzi ni uza cyangwa iwacu rwose ni impano ni yanjye gusa hanyuma ku bigendanye n'impano yawe ufite ikihe icyerekezo uko nyine wenda hamwe abanyamakuru hamwe b'abanyamakuru mukaba muzi ngo uyu n'uyu abafite gahunda izi n'izi noneho nanjye nkimajina avuga ngo hamwe b'abanyamakuru muba mukwiriye kujya muporopoza mukavuga muti wenda
aha hari umuntu warenganiye mu bwenge bwa bwenge ya mpano nikomeze ngo ivetere aho bikomeze igende itere imbere wenda ishakishe n'ibindi ariko rero kubera kuko kuva muri biya bihe bya imbere kugeza n'ibi bihe ubona ko ufite impano ariko ikabigupfira ubusa kandi wari ukwiriye kujya uyisora ukaba washakira urundi. hanyuma ibi bintu ubimazemo imyaka ingahe? Ndumva ngibe kuva nabikina najya ngenda mbikina ahantu uretse ko aheshi najyaga mu mahoteli za La Paris za Bambino bakanamira n'aba Miss arubwo bigeze kujya kuba babaye ba Miss bagize iminsi mikuru barankenera barampamagara ku byo harimo nubwo nabikiniye mbibonamo certificate yari Miss uwe kuri Miss woriya wa mbere wigeze kujyaho mbere habera iminsi mikuru Bambino yamukoye n'umukobwa wari wagiyeho akaza kuvaho akaza kujyaho undi gutyo ni mu bice bya biciri bya mbere ntabwo ari Miss uyu wagiye ejobundi nko mu mwaka wa kangahe nko muri za 2003 na 4 gutyo ubwo urumva sa certificate nziryamanyano 3 iraga wari umaze kutubwira igihe iyi komedi yawe wayikoreye wari utubwiye ko wari umaze imyaka ingahe umaze kuyikora? ngewe kuva natangira iyi komedi yanjye nayitangiye hagati y'imyaka 12 n'itatu ndi iwacu Icyangugu. Ahenshi bimwe banarabyiganaga mu mashyamba mbyumva ibindi nkabihimbira mu ngo nkabikurikira mu ngo uko amajwi yabyo uko buri kintu cyavugaga kugeza ubwo nyine nagiye nkora kakomedi uretse ko hari mu cyaro nyine ntacyo babaga bazi ntibabaga bazi wenda ubuhanga umuntu ari kwishakashakira ubwo ari bwo. nk'ababyeyi bawe nk'icyo gihe iyo babonaga wenda uri nko muri utwo tuntu ese bagufataga bate? Ababyeyi banjye nta n'uwari uzi ko ubwo ibyo ngenda mbyiga mbihimba narinumiraga gusa nkabikora kugeza ubwo nawe muri naje kugera mu myaka 15 n'itandatu maze kumenya byinshi cyane maze kumenya byose ubwo aribwo natangiye kuvuga ko naza muri Kigali nza muri 83. Waje muri Kigali muri 83? waruje gukora iki? nje kureba ko umujyi numvaga wari umeze kugira ngo nanjye nyine mushabukemo nanjye nigaragaze. Wenda ngira ngo ubwo tuzagirana ikiganiro reka tuyigire part 1 tuzagire part 2 tuzaganire uko winjiye muri Kigali nuko uyu munsi ubayemo. Mbere yuko wenda tuzinjira kuri part 2 reka wari umaze kutubwira ku bigendanye na komedi yawe uko wayikoraga uri mu cyaro bwa mbere ugitangira kuba wakora nk'akantu nawe wumvaga koko uvuze ati noneho ibyo nakoze ndabihamije aho byari ryari karakaye? Muri ibyo ngibyo nyine ibyo nabanje kujya mperaho cyane muri izo komedi zanjye ni nk'inyoni zitandukanye. Nahereye ku nyoni ya mbere na mbere mwagiye mukunda kumva cyane yitwaga Sarukondo. Sarukondo noneho ijwi ryayo akaba ari iringiri yagiraga ngo noneho hagakomereza ku yitwaga iyo yari Sarukondo. Nababwiye ko buri majwi ya buri kintu agiye atandukanye. Noneho tugakomeza ku kintu ku nyoni bita inyombya. Inyombya nayo ikaba ifite ijwi ryayo ryihariye yabaga yasaze nyine kasaze mu mata y'ibiti cyane kagira ngo
iyo ngiyo. akose muze ubu koko ubu buri muntu ubu nanjye sinabyigana ibyo bintu ntabwo wabishobora biterwa n'uko umwuka wawe uba ugororotse n'uko umuhogo uba ugororotse kongera uragira ngo nyongere wumve se yamara nanjye nagakubita nagakubita ntabwo wakwishoborera. Reka dukomereze ku nyoni yindi bita inyamanza. yego Ya nyamanza imisiri kirakunzwe hano ku mazu murayibona igira ngo iyo ngiyo ibizunguza akarizo nyine cyane niyo ntabwo kavuga ngo kavuge byinshi ariko kagenda kagenda gahinduranya amajwi. yego nibyo utwo ni two tuntu cyangwa se niyo majwi wabashije kuba wakubita ukavuga ati komedi yanjye iragafashe. nyine ubwo urumva komedi ntabwo zanjye zigarukiye kuri utwo ngutwo nababwiye gusa nahereyeho nyine mfata amajwi ya buri kintu byakomerejeho. noneho tuvuye kuri izo nyoni dukomereza no ku bindi bitari izo nyoni, dukomereza ku kintu bita lokoke ya busubuye isage. imikamo ngo bayita lokoke isage. lokoke isake. noneho ntabwo ivuga rimwe, ikubita amababa igakubita inshuro 3 ikarangiza kubika inshuro 3. twagiye ubwo twakomeje. ako naka kandi izamura imanura. noneho uko zitandukanye hari indi iraba idafite ako kantu izamura imanura. reka wumve iyo twatangiriyeho ya mbere rero nanone. ako kantu muze nanjye nagakubita gakubita nta kibazo. nunyigana ukanshobora ubaye TV wuzuye. noneho tugakomeza. ako kantu ubwiye ni ihe ni ya indi imwe yagangahaye yagaheza. noneho turacyakomeza kugira ngo byo gucika. yego dukomereje kuri ya yindi muri bwumva itandukanyirizo rya ya yindi ya mbere n'iya kabiri ko biraba bifite itandukanyirizo. ubwiriya ni ya mu gitondo iya yindi twabonye ibika gatatu. noneho iyo nayo ibika gatatu ariko urumva itandukanyirizo rya ya yindi niyi igiye kujyaho. iyi ni ya saa sita. iyo ni ikiga kubika. okay idafite ka kantu ko mu mugo kamara. igenda ya minota igenda polipole none ikaza kugera nanone ubwo igera kuri doge ubika birarangije. izo zazi zivuyeho turazirangije. noneho dukomeze komedi. ibyo ntibivuyeho. noneho dukurikijeho icyo bita nacyo nayo niyo dukurikijeho inkokokazi ishaka gutera urusake itireta. reka ubyumve ngibyo iraje. ngiyo nka komedi nkanjye nyine. ingabo yayo ubwira itirese byahwaniyemo. muze uratwika koko cyane ndatwika biracyaza. ntabwo tugiye ntiturabicamo tugiye gukomeza tugende. noneho iyo nkoko kazi ntivuyeho n'isake yayo dukurikijeho ikintu bita inuma y'ingore n'ingabo ziri gutereta. ibyo ni bya bikoko twavugaga rero bigiye bitandukanye. yego
tugikomerezaho habanje ingori ijwi ry'ingori n'umugabo ntabwo ari kimwe yego habanje ingori ubwo rero uri bwumve itandukanyirizo ry'ingore n'ingabo hakurikiyeho ingabo okay no iyishwe n'imbeho birakurikirana iyo yishwe n'imbeho urumva ntawe ihuriye na ya yindi yarashwe n'izuba amajwi ntabwo ari amwe noneho tugakomereza ku kintu bita dendo cya gisake hahiye hari gushya ubwo hari gushya noneho tugakomeza ku kintu iyo ni dendo y'ingore cyangwa ni y'ingore iyi ngore ibigira ngo nawe dendo y'ingabo ubwo hahiye ku ngore n'ingabo nyine ngira ngo wabyumvise ubwo tugikomeza dukomereje ku kintu bita udushwi turi mu magi nyine zituraga sakaba kazifizi ishaka kuzirya yazicunze okay sakabaka rusake ubwo noneho hahiye turacyakomeza dukomereje ku kintu bita umusambi urawuzi urawuzi TV urawuzi TV urawuzi urawuzi ubwo nyine uri kudansa uri muri danse hahiye ubyina okay haba hahiye ubyina noneho tugakomereza ku kintu bita uruhinja rwavutse uwo munsi muraruzi mujya murwumva okay hagiye gushya kuri Comedy Paul Jacques okay urukuru ruba rugira ubwo hahiye noneho rero turacyakomeza hari gushya dukomereje ku kintu bita pulvage inyana na nyina okay TV ni muyifite TV nuyifite ish ubwo muri bumve amajwi atandukanye ish ako bakita akanyana we muyifite wanyu ish noneho tugakomereza kuri nyina itashye biri kure urumva abari amajwi nyine kuko uretse kuba aba ari umuntu byigana nyine ntabwo abari kimwe noneho nyina itashye ish iri kure izisanga yayo okay urumva kuri kure ish noneho inyandiko ya urumva ko iri ko Paul reka wenda dukomeze ese tumaze kubona twarebaga zimwe mu nyamaswa twakita nk'aho harimo iziribwa ibiguruka ese hari nk'izindi mu bikoko by'inyamaswa biriya tuba tuzi nko mu mashyamba nabyo uzi kwigana mu byo nabashije kumva ijwi ryabyo bimwe na bimwe nigeze kumva nk'ijwi ry'inzovu kumwe bijya
ruba ari cya ruturu urabyumva ariko ugiye nabyumvishe nyene kwa kundi babaje kubyerekana nko muri za expo niki ibintu mba ntafite ngo ndahita mbya registra cyangwa mpite okay ariko ni ryo jwi ni ryo numvishe naryo nishyizemo cyane mu bindi ariko rumonga narwo rukagira kure cyane. Paul, bigutwara igihe kingana iki kugira ngo ubashe kwigana ijwi ry'inyamaswa? Ngewe nkurikije uko nagiye mbyigana nta na probleme mpura nayo kuri byo. Ni ibintu namenyereje umuhogo wanjye kimwe nuko ubu mbona byigana ubu ngizengana ntya sinigeze nk'inzoga sinzi uko zisa. Ndi umuntu washatse kujya niganira ibintu mbese byasetsa abantu kuko hari abaririmbyi hari ababyinnyi hari iki buri muntu agiye afite traye. Ubwo noneho rero urumva nta consommation byagiye bintwaramo cyane byo kuvuga ngo wenda uretse ko gusa aho yabirimo ni bya bindi byuko gusa waba utitabwaho ntugire agakungu uterwa kugira ngo courage komeye. Ndi kukubwira kwigana nk'ijwi ry'ikintu runaka y'inyamaswa runaka wumvishe bigutwara umwanya ungarute. Iyo ngize Imana nkakibona nkumva ijwi ryacyo ari bwo bwa mbere bishobora kuntwara nk'iminota itari myinshi cyane ni 3 4 5 nko muri 5 5 nabonangize gufata ijwi ryacyo. Ntabwo ujya ubasha kuba wazigana nk'abantu se amajwi yabo? Kubigana nabigana ariko bivuze ngo burya muri tra ukina ntabwo ushaka kuba wakina ikintu cyagukoraho ngo ufungwe bitari ngombwa. Ugomba gukina ikintu personnel gishimisha imbaga n'imbaga ntizihungabane cyangwa bagira ubwoba aturiya yakinnye ibiki yagenze gute. Ariko nko mu majwi y'abantu nyine nk'ikitavugitse cyane nakwiganiraho wenda ukumva ko n'abantu nabashobora cyangwa mbashoboye ni nkuko uriya rukokomba twagira mu ngo iwacu yavuze ngo je vous assure vraiment biterenze mu kwezi kwa munani nzaza kwiyamamariza ubuperezida mbifite uburenganzira busesuye ndabizi ko nanzwe ariko nzabyikora ku giti cyanjye kandi kireho ayanjye. Regardez mubireba amastade barayikubiye inyamirambo iremera nzajya kwiyamamariza mu dukabari uziyemeza kuntora wese azakure muri binakire mu gihara cyo gihe muzasebe kwanuza Kagame mwiza. Elo uziko musetsa birashoboka ko nabona amajoro 3 n'ibice bingandi wacu muri famille yanjye yose mwanya cyangwa twese. Ubwo urumva ko bitananiye. Yes yego reka tukubwire ngo uzadushakire n'undi muntu wenda muri party tugiye tuzaba tuje gukora w'icyamamare nanone wazatwiganira hamwe n'ubwo wenda wigana amajwi y'inyamaswa. Ariko wenda turi ku musozo tugenda dusoza ikiganiro cyacu cya party 1 dore ko muri party 2 tuzangira ngo tubwire uko waje muri Kigali uko wahageze uko wahatangiye n'ubu ngubu uko uhagaze. Ariko mbere yuko wenda dusoza hari benshi bajya bibaza ngo uri umuzungu koko inkomoko yawe ni umuzungu? Ibi ngibyo kubaza bitera kumenya kuko burya abantu benshi isi yose tugiye dutandukanye kandi umuntu ntaba yaribyaye aba yarabyawe. Ngira ngo papa yari umuzungu mama yari umunyarwanda. Uretse ko gusa nyine naje kugira probleme babagaza Bukavu baza kubirukana Bukavu mama azantwite anzanye iwabo mu cyango nyine. Bivuga ngo wakuriye mu Rwanda? Nakuriye mu Rwanda ngende umunyarwanda mfite ibyangombwa by'u Rwanda nta ngurira nguriye ngo mpunge igiho aho navutse jewe. Ikinyarwanda ujye ugerageza? Ikinyarwanda ndakizi cyane. Ngende umunyarwanda. Uragerageza? Ndagerageza ndakizi cyane. Iyo bavuze ngo amagorane baba bashaka kuvuga ingorane
amagorane amagorane ni ubwo bari ingorane nyine abantu bahura nazo na zimwe yego iyo bavuze ngo insigamigani baba bashatse kuvuga iki? ibyo nivyo baba bavugiye mu migani nyine bisiga migani no gusiga imigani usize umugani yego tubwire iyo bavuze ngo yagiye nka Nyomberi yagiye nka Nyomberi ubwo abagiye buherehere aba yaragiye nk'inyuma y'igihugu cyacu abagiye buherehere aba yaragiye buherehere atazagaruka buherehere nibi buherehere nuko abagiye nyine ubwo mbese abayiyanze yagiye yego hanyuma Paul Jacques hanze ahangaha ujya wumva zimwe muri silenge aba urubyiruko rukoresha cyane cyane rw'ibyamamare kandi nawe turazi yuko uri icyamamare ese bamwe mu byamamare ko bajya bavuga ngo ziriya ngo ni imvugo ngo zidasobanutse wowe ubibona ute? uravuga imvugo zidasobanutse kuri ibyo baba bavuga se hari silenge bakoresha ahiye ngo sinzi n'izindi ngizo ariko burya ingendo y'undi uravuna ugomba kumenya icyawe uba ugomba gukora icyo ari cyo gisobanutse kitari ibyo ngo hahiye ngo haba ivu ibyo ni ibyabo bishyirira mu byabo ntabwo aba ari imvugo nyayo personnel. Umuntu bita Rocky Kirabiranya uramuzi? Umuntu bita Rocky Kirabiranya usobanura filimi uramuzi? Ngo njya mwumva ariko abo si mbamaze cyane kuko njyewe mba nikurikira utwangira ishoro kwisekerezamo gusa nkangi nyine bita muzungu bivuga ngo ntabwo nawe yabasobanutse kuko niwe rero ukunda gukoresha imvugo nk'izo na papa cyane. Nyine buri muntu nibye sinzagendera ku ngendo yundi ngendera ku ngendo yanjye Jacques jewe ntabwo ngendera ku wundi ngo yavuze gutya na gutya ngo mukurikize kuko hari ibyo ushobora gukurikiza nyirabyo wari we nyiraka wese ukaba wakwita muri uzu rwita ikiziba ariko giye ngomba gukina ibyanjye bishobotse bishobora kumvwa bien. Yes, reka tugushimire wewe wakomeje gukurikira Kigali Tuza TV. Reka tukubwire ngo ikiganiro cyo nakagaruka tuzakomezanya nawe tugenda tuganira byinshi cyane agenda tubwira uko yinjiye mu mujyi wa Kigali agenda tubwira uko ameze ubu ngubu ndetse n'ibyinshi agiye ahugiyemo n'ibyo ateganya kuba yakora. Icyo tukubwira no gukora subscribe aho ngaho kuri Kigali Tuza TV ubundi keep up.